Eh, Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Umunsi turaganira cyane ku bintu bimaze igihe biba. Hari abo tumaze iminsi tuganira bambwira ngo abana bari kugwa. Hari abatekereza ngo ni stress, hari abatekereza ngo ni ibibazo bisanzwe wenda kuko ababyeyi wenda batabanye neza, cyangwa se umwana ababyeyi bagize divorce. Ibyo ntabwo bishobora gutera abana kugwa hasi, ku buryo rimwe na rimwe ushobora gusanga bake nk'umwe ku ijana bibaviriyemo n'urupfu. Nk'uko twagumye tubisobanura, abantu bagomba gukanguka. Ibiganiro biruzuye kandi sisiteme y'imyigishirize yagiye mu Cyongereza. Ntabwo rero abantu benshi nakwita ko ari urubyiruko n'abakuze, abenshi barajijutse, abenshi icyo Cyongereza baracyumva. Ariko ikibabaje, nta muntu n'umwe witaye ku kintu kigendanye n'ubuzima. Abanyarwanda bafite ikibazo gikomeye cyane kubera ko bari mu bintu batagombye kubamo. Ubwenge bwabo buri muri politiki. Politiki se uzayikina wapfuye? Kuko iriya myambi iva i Bugesera, njye nyita uturemangingo mvamigabane, iriya myambi iva i Bugesera yaravuzwe ndetse yavuzwe mbere ya yavuzwe muri za 80, muri iyo myaka gutyo. Imyambi izava i Bugesera ikica 2/3 by'abanyarwanda. Ntabwo ari intambara, ibyavuzwe ngira ngo n'uwitwa Magani, ntabwo ari intambara izaza yindi. Nta yindi genocide izabaho mu Rwanda. Ibyo ngira ngo abantu bose bamaze kubibona, kubera ko FPR muri agenda yayo nta genocide irimo. FPR muri agenda yayo igerageza uko ishoboye, nk'uko yakomeje kugerageza uko ishoboye kugira ngo ibashe gukora icyo twita ndi umunyarwanda. Nubwo bigoranye kubera amateka igihugu cyanyuzemo, ariko uko bimeze kose ntabwo hano turi muri politiki, ariko baragerageje kubera ko iyo leta ubwayo ibujije imvugo z'urwango ku mugaragaro, nibura aba ari intambwe. Kera imvugo z'urwango ngira ngo umuntu abyibuka, ngo uzi icyo ndi cyo cyugamwa. Ubu izi icyo ndi cyo cyugamwa nta ikibaho. Nta muntu wajya mu kabari cyangwa se hanze ngo akange undi ngo uzi icyo ndi cyo, ngo uzi iki, ntabwo bikibaho. Hari ibyashoboye gukorwa kandi bigenda bigaragara ko bizageraho, kuko igihugu iyo kivuye mu bibazo ntabwo ibibazo bihita bikemuka ako kanya. Mwarabibonye Ubudage buvuye mu ntambara ya kabiri y'isi yose, byabatwaye imyaka myinshi kugira ngo basubire ku murongo. Abaturage bamwe bagifite imitekerereze yo gushyigikira Hitler. Na n'uyu munsi mu bihugu bitandukanye, abana babo, abuzukuru babo, harimo abagifite iyo mitekerereze y'abanazi. Ntabwo ingengabitekerezo igishira, ntabwo ingengabitekerezo igirangira. Ntabwo ari ikintu, kuko ni ikintu kiba cyarubatswe mu mitwe y'abantu mu gihe kirekire, hakoreshejwe ibintu byinshi, propaganda, indirimbo, speech z'urwango n'ibindi. Ariko noneho twagombye kumenya ko igihe cya politike cyarangiye, tukamenya ko turi mu yindi era.
tukamenya ko eh, era turimo ubu ngubu ni era ikomeye kurusha iya politiki. Turi muri era aho abantu ari abo bari muri gavumenti cyangwa se leta biteje uturemangingo mvamigabane bashobora kuba batagihari mu minsi iri imbere. Turi muri era ari abo bavuga ko barwanya leta bari muri opposition cyangwa se mu mitwe irwanya ubutegetsi bashobora kuba batakiriho kubera ko ibihugu barimo nabo kugira ngo babashe gukomeza gukora akazi kabo nabo bariteje. Turi muri era tugiye kuzabura abantu, ariko ikibabaje ni uko channel zacu ari channel nyinshi zigisha abantu kwanga abandi, ari channel nyinshi zitukana, ari channel nyinshi zifite systeme y'urwango. Urukundo, amategeko ya Yahwe, Jesus yaravuze ngo uzakunde Yahwe n'ubwenge bwawe n'umutima wawe wose, ikindi uzakunde mugenzi wawe. Aho ngo niho amategeko yose na Bibiliya hose niho bishingiye. Iyo utabifite rero, ufite urwango muri wowe, ufite amacakubiri, hari abantu bafite amacakubiri muri hose mu bwoko bw'Abanyarwanda hose harimo abantu bagifite amacakubiri, ariko bagombye gutekereza ko igihe cy'amacakubiri cyarenze. Ubu icyo mwagombye kurwana nacyo ni ibintu biri mu mubiri wanyu, ni uburozi biri mu mubiri wanyu bubangamiye imiryango yanyu, bubangamiye abana mwabyaye. Hari abo nabwiraga mu gihe bateraga imyambi, babarasaga imyambi iva i Bugesera, noneho nkababwira ngo ese ngo abana ngo bazareka kujya ku ishuri. Njye ndavuga by'umwihariko mu miryango yanjye, ndababwira none se abana nibajya ku ishuri nyuma yaho ukazababura, ayo mashuri urumva bazayakomeza? Ariko byaratangiye, abana bari kurwara bakagwa hasi, impfu za hato na hato z'abana zidasobanutse. Ibyo rero hari uwo bita Tom Haviland ni umunyamerika wo muri Air Force y'Abanyamerika, yarazengurutse agenda abona ikintu gitera impfu za hato na hato. Ikintu gitera impfu za hato na hato, murabona ibi bintu biri mu dukebe, ibi nibyo bita blood cloth, cyangwa se ibintu bifunga inyama z'umubiri bigafunga n'imitsi. Iyo umuntu apfuye rero hari uburyo batunganya imirambo. Iyo batunganya imirambo rero hari ibyo bavanamo kugira ngo imirambo itanuka vuba idahita yangirika. Ibi rero nibyo bavana mu bantu bafashe uturemangingo mvanigabane. Ibi nibyo bavanamo. Ibi ntabwo byakubamo ngo ubeho, ibi ntabwo byakubamo ngo ugire ubuzima. Ibintu bimeze gutya ntabwo wagira ubuzima. Niyo mpamvu rero ni byiza ko abantu bashyira ingufu cyane mu kwiyitaho. Ni byiza ko abantu bashyira ingufu cyane mu buzima bwabo. Ibi ngibi usanga biri mu bihaha, usanga biri ahantu mu mitsi, usanga biri no mu nyama z'umubiri. Ubu se abavura bazavura bate? Bazavura iki? Kuko ngenda ndeba ama YouTube channel yo mu Rwanda bari gusebya abaganga bacu. Abaganga bacu mubareke, abaganga bacu ntabwo aribo bakoze iyi miti. Mubareke, ahubwo mwagakwiye kubaza uriya minisitiri uriho n'uriya wari uriho mbere, kuko n'ubundi icyo gihe bose bari mu nzego. Umwe yari mu rwego ruvuga ngo imiti y'ubuziranenge bw'imiti, undi ari minisitiri. Mwagakwiye kumaza ati ese bino bintu koko mwarabipimye? Ariko nanone ntabwo niyo babipima, ntabwo ibyuma byo mu Rwanda bifite ubushobozi bwo gupima biriya bintu ngo bibone ko harimo uburozi, kuko n'ibihugu by'amahanga byadusize mu bukorikori byo nakwita siyansi, ubwabyo ntabwo byabashije gupima ngo bibone biriya bintu, kubera ko biriya bintu birimo nk'uko twabivuze ni molecular biology, ariko ifite ubwenge bwinshi. Ariko wibuke ngo
Bible yari yaratuburiye yaravuze ngo ntuzizere umwana w'umuntu, ngo uwizeye umwana w'umuntu avumwe. Twizera abana b'abantu, twizera systeme zabo, noneho imiti tuzi ko imiti yabo tuba tuzi ko ari mibi tukayitera, kugira ngo igihugu gishobora kubaho kidafite imfashanyo, kuko n'ubundi icyo tubikorera byose ngo ni imfashanyo, n'ubundi bageraho bakazitwara bakazivanaho, kandi twakoze ibyo bashaka. Imibiri y'abana twayangije, ngaho inkingo zitabarika batera abana, ukibaza ati se abana b'iwacu nibo barwara kurusha abo mu bindi bihugu? Ibyo bintu nta muntu ujya ubyibazaho. Abana b'iwacu nibo barwara kurusha abana bo mu bindi bihugu byose byo ku isi. Kuki ari twe dufite inkingo nyinshi, abana bacu kuki ari twe dufite inkingo nyinshi? Ni ikibazo rero gikomeye. Urabona ko hano ni ibintu birebire biba biri mu mitsi. Utu ngutu rero ni utwo bavanye mu bihaha, utu ni utwo bagenda bavana mu bihaha. Reba nawe ibintu biba biri mu bihaha, ubu se umuntu yaba ate? Kwa kundi iyo abantu bagenda bakabatera ama oxygene kwa muganga bikarangira bapfuye. Hagati aho rero twabazaniye icyo gukoresha igitunguru. Igitunguru rero kikaba kiri mu bintu bifasha cyane, kubera ko by'umwihariko gifite antocianine. Antocianine tukaba tuyisanga mu inkeri, igitunguru. Antocianine tuyisanga no mu zindi mbuto z'umutuku za pomegranate, tukayisanga muri poireau rouge cyangwa se red pepper, dusangamo antocianine. Ikaba ifasha cyane imitsi yafunze, imitsi yagiye yifunga, izi nyine izi za cloth, ikaba izifasha cyane. Noneho uko ji igenda ijya mu bihaha niko igenda icagagura biriya bigenda byifunga, uko igenda ijya mu nyama 10 z'umubiri, mu bwonko niko igenda ivanamo imyanda yose, ikagenda iyisohora. Noneho cyane cyane by'umwihariko mu bwonko, igitunguru gifasha ubwonko cyane cyane ko burya iyo gikase, mujye mukata mwitegereza, muzajya mubona ko gifite aho gihuriye n'imiterere y'ubwonko, uko ubwonko bumeze imbere, turiya tuntu tw'utuzeru twizingiyemo dukase, burya ikintu kirakwereka. Hari impamvu brocoli na chou-fleur cyangwa cauliflower zifite ntuza z'ubwonko, zifite forume z'ubwonko. Hari impamvu urutunguru, irunyanya rufite forume y'icyo twita blood cells, tanga utugirangingo tw'umubiri. Bivuga ngo uramutse unyweye ji y'urunyanya ufite ikibazo nk'abana bafite ikibazo cya sickle cells, hari uburyo ji y'urunyanya ibafasha cyane, ikaba yanavura sickle cells ariko bakiri bato, bakayikomeza bayinywa, kuko uburyo Imana yawe yaremye ibintu ni nacyo bikora mu mubiri yacu icyo byagombye gukora. Igitunguru rero kikagira na za quercetin, izo bita phytochemicals, cyangwa se ibintu nakwita ko ari ibifasha umubiri, ari ibirwanirira umubiri. Twibuke ko igitunguru nayo ni antioxidant, ni indwanirira mubiri, ni inyubaka mubiri. So iyo quercetin rero ikaba igabanya ubushye bw'umubiri. Twabonye ibyo bita myocarditis, gushya kw'agahu k'ubwonko cyangwa ka misikire, gushya kw'agahu k'inyama y'umutima cyangwa misikire y'umutima. Iyo twarabibonye muri video zashize. Ni ukuvuga ngo rero igitunguru kizafasha bya bindi twita ubushye, inflammation. Noneho ubushye bugende bugabanuka mu mubiri, noneho umubiri uzageraho, umubiri Imana yaho yawuremye ku buryo umubiri ugeraho ubwayo, noneho ukagarura systeme yabo y'imivurire yabo ubwaho, ugatangira kwivura. Nta kintu rero gishobora kuza mu mubiri w'umuntu kitavamo. Njye narabibonye aho ubu nakoze icyo nakwita super detox nakoze, aho ubu
ushoboye kuvanamo turiya turemangingo mvamigabane, ariko byantwaye imyaka ngo menye uko duteye, uburyo dukoze, ariko noneho igisubizo narakibonye. Nibyo byiza rero ko dukomeza tukitaho uba afite yumva ashaka gukora super detox yaca mu gikari, tukaganira uburyo twamugezaho umuti wacu mu gihe adashoboye iby'ibitunguru, adashoboye ibindi byose, ku buryo yafata uwo muti ukavanamo twa turemangingo mvamigabane, ukavanamo ya myambi y'igishirira ivura i Bugesera. Murakoze rero, mwari kumwe na Master Kata, mukomeze mukande kuri iyo nzogera, mukore like, mukore subscribe. Naho ubutaha mugire ibihe byiza.